umva iyi mibare kubera ko u Rwanda rutari monetize, usanga umunyarwanda ukora filime zo kuri YouTube mu Rwanda ashobora kwinjiza hagati ya 0.5 ndetse $1 kuri buri views 1000. Ubwo ni ukuvuga amanyarwanda hagati y'ibiceri 73 ndetse n'amafaranga 1463 kuri views 1000. Mu gihe undi mugenzi we ukora filime zo kuri YouTube utuye muri Amerika, Canada, Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bikomeye kuri views 1000 ashobora kwinjiza hagati $2 ndetse $10. Ubwo mu manyarwanda ashobora kwinjiza hagati $2926 ndetse $29,260 kuri views 1000. Ubwo kuri views 100 umunyarwanda ashobora kwinjiza hagati $7,300 ndetse n'amafaranga $146,300, mu gihe mugenzi we twavuze utuye haruguru muri Canada, Ubwongereza, Amerika, Australia ndetse n'ibindi bihugu bikomeye kuri views 100 ashobora kwinjiza hagati $292,600 ndetse na $2,936,000. Ubwo ngira ngo urumva neza itandukaniro riri hagati y'ayo mafaranga. Ubwo byumvikana ko neza mu gihe byagenze neza umuntu utuye Australia, Canada, Amerika, Ubwongereza ndetse no mu bindi bihugu biteye imbere ashobora gukuba inshuro zirenga 10 umunyarwanda. Ni ukubera yuko u Rwanda rutari monetize, rutabona ama ads cyangwa se publicité ziyongera mu bikorwa byabo byo kwamamaza nk'amavideo ndetse n'ibindi. Impamvu duhereye mu mibare, abakora filime nyarwanda mu Rwanda barimo Kiramani, Bamenya, Papa Sava ndetse n'abandi bakunze kumvikana bataka ubukene, ahanini bavuga ko filime bakora zitabinjiza amafaranga ugereranyije n'ayo baba bashoye. Dore impamvu 5 zituma filime nyarwanda zitinjiza amafaranga menshi, bityo bigatera depression abazikora hafi kwiyahura. Impamvu ya mbere, abakora filime mu Rwanda hafi ya bose target yabo kuzicururiza kuri YouTube, kandi mu by'ukuri YouTube ntabwo ari isoko ryiza wacururizaho filime ikunguka mu Rwanda. Muri filime zikorerwa mu Rwanda hejuru ya 80% zirebwa n'abanyarwanda, kandi kubera ko igihugu cy'u Rwanda kidafite ads cyangwa se publicité bituma views zo mu Rwanda zisa nkaho ari 0. Ubwo bigatuma umuntu wese akora filime mu Rwanda agira igihombo gikabije, n'utwo ducya abonye tugaturuka kuri 20% y'abayirebye bari hanze. Ikindi gitera igihombo gikomeye abakora filime mu Rwanda, abanyarwanda barebera filime ubuntu. Nkuko twabibonye haruguru, abanyarwanda barebera filime kuri YouTube, kandi kuri YouTube ntaho kwishyuza urebera ubuntu. Upfa kuba ufite ama megabyte cyangwa ufite aka wifi kuri filime aba ari ubuntu. Mu gihe mu bihugu biteye imbere muri sinema nk'Ubuhinde, Amerika ndetse n'ahandi, iyo filime yasohotse abaturage bishyura amafaranga menshi bakajya kuzirebera mu masare, abandi bakishyura abonoma bakazirebera ku mateleviziyo, abatazirebera ku mateleviziyo cyangwa se muri sare bakazirebera ku ma website acuruza filime. Nta mu creator wabona ucuruza filime kuri YouTube. Si ibyo gusa, filime nyarwanda nyinshi zifite quality iri hasi, bigatuma benshi mu Rwanda bazita theatre cyangwa se bakazita ikinamico, kuko nyine batazibona nka filime nyazo zo hanze. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa na script mbi cyangwa se inkuru mbi, bigatirwa na casting mbi, ubwo ni imikinire mibi y'abakinnyi, amashusho n'amajwi mabi, location mbi n'ibindi bijyanye nk'ibyo. Nko biragoye ko wabona filime mu Rwanda irimo ikibuga cy'indege, convention center, stade Amahoro, Kigali Arena ndetse n'imihanda ikomeye yo mu Rwanda. Ibyo byose ahanini biterwa na budget ya filime. Ikindi nanone, filime zo mu Rwanda zikoze mu buryo buri loko, ntabwo zikoze mu buryo buri international. Nta subtitles z'icyongereza zifite, Igifaransa cyangwa se izindi ndimi. Nta bakarakita b'abanyamahanga barimo bazikinamo nk'anya Nigeria, Tanzania, Kenya, Ubuhinde ndetse n'ibindi bihugu ngo bibe byazifasha kumenyekana no mu bindi bihugu. Bityo bikaba inzitizi nazo zituma izi filimi zitamenyekana mu bihugu byo hanze. Ikindi nanone dusoza, kuri ibyo bintu byose twavuze bidatunganye haruguru, bituma filimi nyarwanda zitabona abaterankunga bafite imbaraga ngo bazishoremo amafaranga nka MTN, Airtel, Bralirwa ndetse n'amabanki akomeye mu Rwanda, kuba batizeye ko bazunguka. Bityo bigatuma abashoye amafaranga muri filimi nyarwanda barushaho guhomba. Ese ubona abakora filimi mu Rwanda bakora iki kugira ngo bakuremo agatubutse? Ubona hakorwa iki kugira ngo filimi nyarwanda zitere imbere?
ese urifuza ko mu biganiro by'ubutaha twazabaganira kuki? Twabaganira ku mukinnyi wa filime mu Rwanda cyangwa twakomeza kubaganira kuri filime? Andika muri komenti. Njye nitwa Philippe Tuyishime, naho ubutaha ibiganiro nakagaruka.